ese umuntu ashobora kwica abo akunda cyane? Ese ni impanuka cyangwa ni umugambi wari warateguwe? Ese amafoto, amashusho na post umuntu ashyira kuri social media bishobora guhishura ukuri kuruta ibyo avuga imbere y'urukiko? Uyu munsi muri M250 Film Stories tugiye kuvuga ku nkuru y'ukuri yateye abantu benshi urujijo muri Amerika. Ni inkuru y'umukobwa mutoya wari ufite ubuzima busa n'ubusanzwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma y'impanuka ikomeye cyane y'imodoka yahitanye abantu babiri, isi yose itangira kwibaza ikibazo kimwe: ese koko yari impanuka cyangwa hari ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma? Iyi ni filime mbarankuru yitwa The Crash, filime igaragaza uburyo urukundo rushobora guhinduka uburakari, uburyo social media ishobora guhisha cyangwa se nyine kugaragaza ukuri, ndetse n'uburyo icyemezo kimwe gifashwe mu masegonda make gishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi ubuziraherezo. Niba ukoze subscribe hano kuri M250 TV, urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. You are most welcome. Inkuru ya filime The Crash ni inkuru itangira muri leta ya Ohio muri Amerika. Hari umukobwa witwa Mackenzie Shirley. Ni umukobwa w'ingimbi wari ufite ubuzima bugaragara cyane kuri social media. Yakundaga gusangiza abantu amashusho y'ubuzima bwe, imyambarire, ibirori, inshuti ndetse n'urukundo rwe. Mackenzie yari amaranye imyaka 4 akundana n'umusore witwa Dominic Russo, uzwi cyane nka Dom. Nk'uko bikunze kugenda mu rukundo rw'abantu babiri bakiri bato, hari ibyishimo byinshi, ariko hari n'amakimbirane menshi. Mu byumweru bya nyuma mbere y'ibi byago, amakuru yatangiye kugaragaza ko urukundo rwabo rwari rwaratangiye kuzamo ibibazo bikomeye. Abari hafi yabo bavugaga ko Dom yashakaga gutandukana na Mackenzie inshuro nyinshi, ariko nta muntu wari uzi neza ko ibintu byari bigiye gufata indi ntera iteye ubwoba. Kuwa 31 Nyakanga 2022, Mackenzie yari atwaye imodoka. Mu modoka harimo Dom ndetse n'inshuti yabo Devian Flanagan. Bose bari bakiri bato cyane, bafite inzozi nyinshi z'ejo hazaza. Mu rugendo rwabo, imodoka yagendaga ku muvuduko ukabije. Mu kanya gatoya gusa, iyo modoka yagonze inyubako y'amatafari ku muvuduko uteye ubwoba. Impanuka yari ikomeye cyane. Dom na Devio bahita bapfa, ariko Mackenzie ararokoka. Mu ntangiriro benshi batekereje ko ari impanuka isanzwe. Abantu bararira cyane, imiryango ishengurwa n'agahinda nyine ko kubura ababo. Nta muntu wari urimo gukeka ko inkuru itari irangiye. Abashinzwe iperereza batangiye gukusanya amakuru, bareba amashusho ya kamera, baganiriza inshuti n'imiryango, bagenzura telefone, bareba ibiganiro, bareba ndetse na social media. Nibwo rero ibintu byatangiye guhinduka. Iperereza ryatangiye kugaragaza ibintu byatangaje benshi. Hari abantu bavuze ko mbere y'iyo mpanuka Mackenzie yari yarigeze kuvuga amagambo yumvikanamo ko ashobora kugirira nabi Dom. Hari ibimenyetso byerekana ko umubano wabo wari warageze mu bihe bikomeye cyane, ariko ikintu cyakurikiyeho cyatangaje benshi kurushaho. Nyuma y'iyi mpanuka, aho kwerekana agahinda kenshi nk'uko benshi bari babitegereje cyangwa se babikekaga, Mackenzie yakomeje gushyira ibintu kuri social media. Yakomeje kugaragara mu mashusho y'ibirori, yakomeje gukora za video,
yakomeje ubuzima bwe nk'aho nta kintu gikomeye cyane cyabaye. Ibi ngibi byatumye abantu benshi bibaza niba ibyo yarabikoraga ari mu rwego rwo kwihanganisha cyangwa se kwiyibagiza ibikomere byo mu mutwe, cyangwa se nyine niba hari ikindi kintu cyari cyihishe inyuma y'iyo myitwarire. Urukiko rwatangiye gusuzuma neza buri kintu: post, videos, amashusho ya telefone ndetse n'amagambo yavuzwe cyane mbere y'impanuka. Icyahoze gifatwa nk'impanuka cyatangiye gufatwa nk'icyaha gishoboka. Isi yose itangira gukurikirana uru rubanza. Urubanza rwakurikiwe n'abantu benshi. Impande zombi zatangaje ibitekerezo bikomeye. Hari abemezaga ko ari impanuka mbi cyane, hari abandi bakomezaga kwemeza ko ibyabaye byari bifitwe mu mugambi. Amaherezo urukiko rwafashe umwanzuro warushyizeho gukurura impaka. Ariko icyo filime dushishikariza ntabwo ari ukureba gusa uwo mwanzuro, ahubwo ni ukureba uburyo ibyemezo byacu, amarangamutima yacu ndetse n'ibyo dusangiza isi kuri interinete bishobora kugira ingaruka zitunguranye. Ntago ndibuze kuvuga byinshi mu gusoza, kugira ngo nyine nimureba filime muzibonere ukuri kw'iyi filime, cyangwa se nyine uko ino filime irangira. Gusa ntago nagenda tutarebeye hamwe amasomo afatika twayikuraho. Filime The Crash ni filime yasohotse muri 2026 uyu mwaka. Rero iduha amasomo menshi cyane akomeye. Isomo rya mbere: amarangamutima akabije ashobora gutuma umuntu afata ibyemezo bibi cyane. Kabiri, urukundo rudafite uburinganire bw'amarangamutima rushobora kuvamo uburakari, ishyari cyangwa se nyine ibikorwa biteje ibyago. Isomo rya gatatu: social media ntabwo buri gihe yerekana ukuri kose k'umuntu. Ibyo tubona online bishobora kuba ishusho umuntu ashaka ko tubona gusa, atari ishusho nyakuri y'umuntu nyine nyirizina. Isomo rindi rya kane: digital footprint yawe ishobora kugusobanura imyaka myinshi nyuma y'ibyo wakoze, kandi icyemezo kimwe gifashwe mu masegonda make gishobora guhinduka cyangwa se guhindura ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi ubuziraherezo. Mu rwego rwa psychology, iyi filime ikora ku ngingo zikomeye cyane: obsessive love cyangwa se urukundo ruhinduka ukwizirika gukabije, emotional dependency, kugendera ku bandi cyangwa gushingira amarangamutima yawe ku bandi, rejection sensitivity, kumva ko ushobora gutabwa, social media identity, kubatwa cyangwa se guhora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nyine kurangwa no gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, impulsive behavior among adolescents, imyitwarire yo guhubuka nyine mu rubyiruko. Digital footprint psychology, ibijyanye n'ibyo dushyira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo bishobora gutwangiza cyangwa se kugira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose ni bimwe mu bibazo bikunze kugaragara cyane mu rubyiruko ko muri iki gihe. Ese wowe ubona social media ishobora kwerekana ukuri nyakuri k'umuntu? Ese iyo umuntu agaragara aseka ndetse no kwishima online cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, bivuze ko ariyo mahoro ye mu mutima? Ese wowe ubona ibyabaye muri iyi nkuru byari impanuka cyangwa nyine hari ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba wakunze iri sesengura ryimbitse rya filime ndetse n'amasomo yayo ya psychology, kanda like, subscribe ndetse ukore no kukazogera hano kuri M250 TV Films, kugira ngo ibiganiro bitaha cyangwa se nyine inkuru zisobanuye zitaha tuzazibagezeho ziryoshye, muzibone mu bambere. Ngende Muhire psychologist. Mwakoze kubana natwe. Twongere duhurire mu yindi nkuru itangaje ifite amasomo y'ubuzima hashingiye ku mitekerereze ya muntu ndetse n'ibanga ryihishe inyuma ya za filime zikunzwe ku isi.
Niba ukoze subscribe nonaha urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. You are most welcome.